Satani yasabye ingo nk'abantu mwe mu umva nushaka Satani yasabye ingo bisara ngo mubare karindwi hari icubuza imbere y'Imana. Haleluya. Ongera uzenguruke, ongera usenge, uzenguruke karindwi kandi by'Imana biraba yizere. Ujye umuhanga amaso ajya arinda umutumbire ku manywa na nijoro. Haleluya. Zene watotayagere ngo kandi ngo urupfu ni by'agaciro gakomeye kuditamano kuri Rwanda Plus amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njyewe nitwa David, ninjye mugiye kubona muri ikiganiro nkanakibura, ariko nanone kuri kamera za Rwanda Plus turafite umuntu w'Imana, umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana, ikiruta byose akunda Imana n'abantu, yitwa Mama Olga. Muramenyereye cyane hano kuri Rwanda Plus. Ubu ngubu nagiye kumusura iwe mu rugo aho nice mu karere ka Burera. Nimureba inyuma yiwe neza ahantu yice n'ahantu sanzwe dukorera ibiganiro ku bantu bagiye bamukurikira kenshi hano kuri Rwanda Plus. Imbere yanjye hari ikirunga cya Muhabura, ariko inyuma yanjye nanone hari ikiyaga cya Burera, nice ahantu hazwi nko mu Kidaho. Hano naje kuganira n'umukozi w'Imana. Ku bantu bari buze gukurikira kino kiganiro, ndababwiza ukuri kino ni ikiganiro kiri buze kubohora imitima y'abantu benshi. Ndabatindeye cyane, reka nakire Mama Olga. Imana kugenda ikoresha mu bihe bigoranye nk'ibi muri iyi minsi go mugenzi ujya mu ijuru. Mama Olga ndakwakiriye. Murakoze cyane. Manzi dushyira imbere y'Imana. Turagushimye Uwiteka Imana ishoboye byose. Amen. Uri Imana, uruwera wa Isiraheli, tugushimiye neza yawe n'imbabazi watugiriye. Izina ryawe nishimwe. Dushingiye ku byo wakoze, turi abagabo bo kubihamya. Amen. Kuko ibyo wakoze byari bikomeye ntiwananirwa ibisigaye. Uwiteka Imana ushoboye byose, tugushimiye uburinzi bwawe n'imbabazi watugiriye, ukaduha ubuzima. Izina biracitse nubwo ibigeragezo byatugezeho, ariko byadusize turi bazima. Izina ryawe nishimwe. Kandi ibigeragezo nagasabune k'umugenzi ugana mu ijuru. Ndasenze kugira ngo bivange mu byacu. Nsengeye bino biganiro, nsengeye abarabireba. Reka ubahe umugisha wawe, ubahe umugisha wawe, kuko utanga nta mubabaro wongeraho, nta bukene, nta muborogo, kuko Kristo ukenye n'ukuri abakenye ene watutaye nigerere. Nubwo yakene mu buryo bundi, ariko mu mutima bari umukire. N'ukuri afite amahoro mu mutima. Reka ineza yawe Kristo itugaragareho. Kristo kuko n'ukuri uko wiyeretse ku musozi w'Karumeli, n'ukuri Kristo ugasubirisha umuriro wawe. Nari yagasenga ngo bigaragare kuri Imana twasenze. Natwe turasenze kugira ngo kino kiganiro gihumurize benshi, gihumanure benshi, kibateze intambwe mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. N'abari twebwe izina ryawe rishigwe hejuru. Reka ineza yawe n'ubuntu no gukomera bishyigikirane natwe, kandi ingabo zawe zihagararane natwe. N'ukuri Kristo uravuga avugishwe nawe, umunyamakuru avugishwe nawe, nanjye mvugishwe nawe, kugira ngo twese dusenyere ku mugozi umwe. Kristo muri biravangoza n'impano yawe, ngo nanjye nzani yanjye, ngo harangije yuzura umwuka, impano yanjye ni yawe, ngo hari ikibi bibereyeho. Natwe Kristo turaje, umunyamakuru n'umuhanuzi n'umuvuga butumwa. Kristo ibyo byose bihurize hamwe, byose bisubye kumara. Hanyuma nongeye kwikaza n'akarabano kuri Rwanda Plus. Urakoze cyane. Umeze ute mu majyaruguru? Turashima Imana. Mubyeyi wa Yesu. Yego. Abantu bagenda bagukunda ari benshi. Nanjye ndabakunda. Njye n'ubwango rimwe na rimwe nzakubura. Uzambura nagiye. Mwagiye mu murimo w'Imana. Yego. Nawe uri mu murimo w'Imana. Birashoboka. Ariko uko Imana igenda iguteza intambwe niko igenda ikugira busy. Niko igenda ikugira busy. Kandi ibyo ngenda nabikunda. Bize uri mu murimo w'Imana, apana bize wa muntu muri kuvuga ngo ndi bize atari mu murimo w'Imana. Si bijye bihaba? Yego. Umuntu wamuhamagara ati ndi bize, hari ibintu ndimo, ariko atari mu murimo w'Imana. Birashoboka. Birashoboka cyane, hari igihe uzambura. Umunsi umwe nzagenda mu mbure. Hano bavuze ati shati muri kayitse y'iwanyu ntago bazakwemera, ariko nukata iruhande ntibazakwemera. Ibaze kuba abantu bari mu Rwanda badaheza agaciro umukozi w'Imana akamukwiye, we baza no kumusura abasengeri, abantu bari hanze bagatega indege ngo sha nyine. Manzi mbye uwo bifata gute? Uzi ukuntu numva nishara ko hari wambwiye kazantegera nkagiye. Ibaze n'ukuri kw'Imana. Indege. None ugasanga bano bantu muturanye ntago bakuzi, cyangwa se nabo mubana.
agasozi kamwe nikakwanga uzimukira ku kandi uzimukiye ku kandi. Hanyuma mama Olga ni umuhanuzi, ni umuntu Imana iri kugenda ikoresha imirimo n'ibitangaza muri iyi minsi. Se ni umuntu wagiye ukundwa n'abantu benshi hano kuri Gonake Plus, ni umuntu uhanura ibintu bigasohora abantu bamenyere mama Olga. Si ngombwa kumubwira icyifuzo cyawe mu gihe umuhamagaye ngo musengere cyangwa se igihe wahuye nawe ugiye gusengera hamwe nawe, ariko ibyiza cyane abantu begereye hafi bajya baza kugusura mama Olga. Ni karibu cyane. Bajya baza kugusura kuko hari abantu batazi agaciro k'amavuta. Hanyuma umurimo w'Imana umeze ute mama Olga? Ahandi urebye umeze neza. Ngo pe. Abantu Imana iri kugenda ikoherereza uri kubafasha ute mu buryo bwo gusenga? Ndi kubafasha pe. Ndi kubafasha uko nshobojwe na Kristo, ariko sha nukuri pe. Hari ukuntu Imana iri kugenda agirira neza abantu. Nanjye ngumva rwose. Ibya bindi byaba ati nanjye ni Imana inkoresha nkajya ngiye gupfesha. Do uzi. Hari igihe uhuraga n'ibicantege by'abantu. Umuntu akaguhamagara ari kugutuka, ariko n'ubundi undi akaguhamagara ashaka ngo mama Olga bya bindi byabaye, umva za mpamvu nyinshi bazisobanukiye zigahita zibagira. Cyangwa umuntu akanyandikira message wagize ngo bazandika muri comment gusa. Gahita kwandika iki message ati ko muvuga ngo murasengera abantu ngaba nagushatse ntakubuze ni mama muri kutubeshya ngo muga mushaka views, aho mushaka views akahita byandika muri message. Ariko uwo muntu njyarigiye mugarukaho, ariko nanone nkavuga ati aba bantu bagombye kugira discipline, kuko mama Olga akaza akora ntagara gusengera abantu gusa. Yego, ariko ashobora kuba arimo gutekera umwana, ashobora kuba ari muri douche, ashobora kuba ari mu rusengero, ari mu isoko se wowe ukamuhamagara, cyangwa se ari gufura telefone yasize mu nzu ukamubura. N'impamvu nyinshi zatuma no gusenga cyangwa se no gusenga, ndi gusengera n'abantu ndi no kubayobora ukaba wamubura. Ariko izo ni impamvu nyinshi ariko n'ubundi niyo wampamagara, ariko nanone kano kantu tukagaruke nk'umuntu mpamagara akambura kuri call azajya yandika na message kuri WhatsApp. Niyo umuhamagaye ukamubura ukava ngo naramubuze kandi kuri WhatsApp afite amamega, kavuga se no muntu ariye nayo nabitekereje, ndavuga se none yera niyo ntasubiza message, ariko ari ukuntu nzinyuragamo nkagenda nazisubiza. Niwo munsi ntamusubiza none yamamagaye kuri gatushe no si yaba yarandebeye kuki ako kantu kasanga nako nakantu utekereje. Ndabakebuye bazajya banyandikira kuri WhatsApp. Niba umushatse ukamubura cyangwa se niba ari n'inshuti yawe zisanzwe nta nubwo nkunda kuzisoma. Hari ukuntu ngiye nkureba nkagukunda nkaba naheza nimero yawe umushuti wanjye utagira telefone nini, kavuga ati umukozi w'Imana nabonye usengera abantu ibintu bigakunda, ati ngwaye nimero ye wamuvugisha ukumva nawe ko yakubariza Imana. Suri kubyumva. Ariko nanone aba bantu njya mbagarukaho rimwe na rimwe bitewe n'ibibazo baba bagize ute bafite, ariko n'ubundi umuntu aguye icyo afite. Niba gukubise kamera ubwo n'umunsi muzima basanzwe bagira kamera. Ariko rata ntabwo turi gushaka views gusa, dushaka kugira ngo umurimo w'Imana yamamare ku isi hose. Ariko views nazo ziba zinakenewe kugira ngo abantu baturebe. Views itabonetse abantu nyine ndababwiye ati ntabwo ari views gusa, nazo zirakenewe, ariko dushaka kugira ngo n'umurimo w'Imana abantu bumva views bakumva ni ikintu burayo waturebye nawe ukenera kuduhamagara kandi abari nabyo. Sumvise ndi gusenga impano yanjye ni yawe, icyo bibereyeho ndagusengera nawe utange views nta kibazo. Na David yibonera views. Umurimo w'Imana ukomeze. Karame. Iyi minsi uri kuyibona uti iminsi uruhije umugenzi. Iminsi bakundwa ubu turi kwiherezo ryo muri ubu butayu, turi kwiherezo. Ubona turi mu minsi ya nyuma, imwe Paulo yavuze turi mu bihe bigoye bya bindi Paulo yavuze. Shaka byo ni nabyo cyane nabyo pe, turi kwiherezo ryo muri buno butayu. Hari ibintu mbona nkabona nabyo turi mu minsi ya nyuma. Turi mu minsi ya nyuma buriya se ko bavuga ngo bya bihe biruhije umugenzi byadusoreyeho. Byabe Paulo yavuze byagize ute byadusoreyeho. Nyamara nta uko Paulo yavuze ngo umubyeyi ngazihakana umwana we, byabe byagize ute byadusoreyeho. Sinzi impamvu abantu batari kureba kisi kurangira. Turi kwiherezo ryo muri buno butayu, turi gusiganirwa. David turi gusiganirwa, ushaka yakwisunga Imana. Turi kwiherezo ryo muri buno butayu, sinzi impamvu.
sinzi impamvu hari ibintu bigenda n'umwaka, mbona sinzi bigenda biba ukabona ko turi mu minsi ya nyuma. uzi ko twasenze uyu mwaka ariho watangira ntabwo nari ndi hano mu rugo nagiye kurara mu mazi mu mazi ya he irahetse muri mu kiyaga wowe niwo twaraye Imana iravuga hagiye kuzaba impfu uzi ko za mpfu zihari kandi n'ubu ziracakomeje impfu ziracakomeje none so ntabwo izatwa mbere twatuzi ko ari abasaza bapfaga n'urubyiruko ruri gupfa kandi n'ubu biracakomeje ntabwo bihagaze uzi ko ahagaze yirinda atagwa yirinda girute atagwa Imana igomba kuguha ibyo kuguhumuriza ariko nibyo kugira ute nibibabaje biri kuri imbere nkunda gusangira umuntu nkamubwira ngo Mana ibyo kumuhumuriza bimube hafi ibyo kumubabaza bigira ute bimube kuko iyi si uyirebye nawe wicaye ukarebesha amaso mu butagiye mu isi y'umwuka isi iri ku iherezo pe ngende kwibaza mu myaka 50 iri imbere hari umuntu uzaba kirenze imyaka 70 cyangwa 60 byashoboka mu myaka 50 iri imbere byashoboka cyane ariko se nanone turi ku iherezo turi muri viziyo kuko n'abantu bayigendeyemo Imana irababaye cyane twararimba ngo Imana irarambiwe girambiwe batoba umurimo wayo nk'abatoba ibyondo shango n'abakozi b'Imana bari kubatambika kuzimu cyane atari Imana atariho ntitwashobora wewe uri gusengera umuntu aguhamagara kandi ari umurangi cyangwa ari n'umupfumu byakubayeho mupfumu akaguhamagara sinamwitaba anyohereza ikintu ijwi rirambwira ngo ntugifungure kuko urahita uhuma amaso yawe urabimenye umupfumu si umupfumu washakiye ko umukozi w'Imana satani arega iyo wasengeye umuntu umupfumu abura amafaranga abura akazi abura akazi kuko n'ubundi aragutuburira umuha amafaranga kandi ngiye kumva ngiye kufungura numva ijwi ngo stop mpita n'umuboroka ariko nawe ni umuntu nuko umusengera yabinakabireka nawe ni umuntu nuko umusengera yabinakabireka bababarire nawe Imana kubabarire nabo sibo hanyuma mu mahoro karame ubona iyobokamana mu myaka 5 iri imbere rizaba rihagaze rite ijambo ry'Imana mu myaka 5 iri imbere nkaho ngumuhanuzi umuntu Imana ikoresha myaka 5 iri imbere iyobokamana uzi impamvu David abantu iby'Imana babizanye mu bwenge bwinshi urukumva babizana mu iby'Imana babizanamo ubwenge bwinshi urumva ariko ukurikije amateka y'aba Petero ukuntu bagendanye haleluya babwira Yesu baravuga atari ku bundi nimba baritanaga ngo igiye ngo nabatipe yanga n'inshuti cyangwa petit frère cyangwa grand frère bagena ati bro titubwiza ukuri ati tubwire ko twagukurikiye ko nabo hagana amahema ko ninjizaga umuryango wanjye ukarya ko nawe njiza ukarya nkabona nako gace k'umuceri cyangwa abona nibyo birayibiro 5 babarira umbwire byahereye kuri Petero ni Petero nyine wabimubwiye wera murebye avuga atari ko uyu mujama twakurikiye nyine Yesu yabagiye imbere amureba abona ukuntu yambaraga ikanzu imwe abona na rugabira arangije avuga atoya ati hagarara tuvugane amureba mu maso atari ko ndeka nkwibarize ko twagukurikiye mbwiza ukuri tuzahembwa iki muri iyi si uzi ukuntu Yesu yamubwiye na Yesu aravuga ati ni mu byangu uzahabwa ubugingo buhoraho aba bagabo baranyica haleluya aravuga ati bagira ute baranyica yegegere azi ko ramubwiye yegegere haleluya biramubwiye ati mukiri kwisi mukiri hano ku isi muzahabwa 100% ikiruta byose muzahabwa ubugingo buhoraho kujya tamubwiye ngo zahabwa ubugingo buhoraho
Petero namukundaga cyane. Petero yari umuhanga. Yari umuhanga. Ubundi ngo yabanje bijijura mu bandi bose bagendanaga. Ariko uyu mugabo turimo gukurikira reba. Agakweto kamusaziye. Agakanzu kuva twahura nawe ntarahindura. Ariko nabyo wajya kubireba. Kandi iwacu dukeneye isabune. Iwacu dukeneye amavuta. Ariko mama ibi bintu ubona ntabwo byakubaye, reka tubikore kuri Yesu. Ntabwo byakubaye nka gutyo ukajya guhanura nk'umuntu. Akakureba akavuga ati reba ngera kumanura mpima ibiro 90. Amahoro gapima ibiro 100. Wate si umuntu byakotubyaye. Mbere sigura pimagura bingahe. Acho mvuze. Baza nzashira ifoto yanjye hambere nyegeranye n'iki gihe. Hari impamvu nyinshi zo gushima. Akamanza akakureba hasi n'ibyo umuhanuriye akabona nta tumuntu bivuyemo ikoko tumwizere. Tumwizere kandi shikiri kiba ku bahanuzi benshi kibabaho ariko ngewe umuntu nahanuriraga kuva kera nkiri n'umwana yahitaga nkunda. Weho umuntu nahanuriraga nkiri n'umwana yahitaga nkunda. Agukunde kuntu Imana igukoresheje. Uzikarahiye umwivuga butumwa urumva. Nagiye mwivuga butumwa ndi nashatse. Maze rero bakambya ngo baravangura kuri mwana haguruka adusuze. Uza Yesu we kandi ndi umudamu. Ndiko wese bavuga. Urashatse. Ako ntago nari mfite uruga nakabyeyo. Ariko uko biri kose. Uko ubiri uyu munsi barautaje hashize. Nanone. Ko uyu munsi bimeze. Murabya abantu uko biri kose Imana iruta Satani. Uko biri kose. Ahantu wagiraga hose bahita bagukuna waba Imana yagucishamo nk'ibyabo. Ariko ngewe barareka mubwire. Imana mw'ijuru yadukuye habi. Yanze ko tuba mu bisekuruza by'imiryango idukura muri karande zabo. Bako basogokuruza na basogokuru baterekeraga. Yego. Ariko Imana yanga ko tubitaba dutangamo ibitambo. Iravanguza nkorera. Uziko Imana yambwira ngo uzicara kuri YouTube uzakora iki? Akavuga ntabizaba. None reba n'igihe twamaze unzi. Nje nakuzi. Akora ko n'ikintu Imana none ukazana aho turi gusengera. Ariko uko reka nkubwire. Muri ndiravuze ngo mfite ibyiringiro bifite ubugingo mfite umugabane mw'ijuru. Arangije yiza umukara ngo kandi nk'ukerija ngo yajyanwe n'ingoga ngo nanjye niko nzava mw'isi ngo ubwo ibyago byose ngo bizaba bishize hariho guhimbaza Imana. Reka nkubwire umaje kubona ko no mw'ijuru umuntu yaje adapfuye. Maje kubibona ko umuntu yaje no mw'ijuru atagize afite kwizera. Shaje twareta amaze udapfuye pe. Nukuri warije mudapfuye. Kwa ko serwa kira yaje yari kumwe na Elisa ikaguruka na Eliya nawe waguruka. Maje kubibona. Byakunda. Waho wemera ko twanyuze kubayobozi. Habaye umukwabo. We nuza ni bari uw'intara abandi barabafata wemera twe tubanyeho ntibadufata. Byagenze ute? Bagiye gusenga barabafata barabicaza batunyuraho bati weho ahantu hose nyuze wajya ati weho baraniho bajaye abagore kandi bakuza ati weho bajaye mu gihe tugiye gusenga. Mugiye gusenga si none ko kubera iki mutari kuja gusenga hari kuri bonane ari mu gitondo karekane ati si none ati ngiye mu rusenge turaje tuvuye guhe gusenga. Urumva barava mugenda abandi babasubiza mu rugo. Nubundi baradufata nafite Bibiliya bambaza iranga muntu nkabereka Bibiliya. Nanasigaye maje kubereka Bibiliya maze nangije ndavuga si hano ndaba batwicaza mu kibuga. Ubwo nyine baravuga hariho n'abagiye gushaka amafaranga. Umuyobozi ukomeye angeraho ati wowe warugiye gusenga. Rero kumujya nuzahamya Imana uzayihamya uri kumwe n'ifiyeri kuko nuzabivura ukubitindibanye nawe bazagufunga. Ati none siranga muntu yaburiye mwereka Bibiliya.
ngo kubera iki umwana mwamufashe ngo ngaje gusenga ndagenda ati kandi uje iyo wari ugiye ati nutaye mu rugo ndagenda nje gusenga n'ubundi kuri Rusagara ndangije ndazamuka ndataha ariko Imana nuzayivugira neza nzakuvuganira neza nuyivugira nabi kuko umuremyi yaravuze ngo ugushikamijeho umutima uzamurinda amana kandi uzamurinda abamahoro iyo ni Imana itabura uko yabigenza. Haleluya. Yobu we yaravuze ngo nzi ko ushoboye byose ngo kandi nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Ubwo umugambi w'Imana nta kibasha kuwurogoya. Nzi ko ushoboye byose kandi nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Kuko Yobu uramugabo Yobu mutangira urugero rwinshi cyane. Je niyo nageragezwa mutanga mvuga ati none Yobu we kucyageragejwe kandi Imana ikagira ute ikamushumbusha. Yobu yari umugabo mwiza, Yobu Imana yaramuhaye ubutunzi, Yobu yari umusore mbese yarahagararaga, mbese yari umugabo mwiza. Ukabona ko ari umugabo kandi Imana nta kintu yaramwimye pe. Ni nkuko Imana igwaga ibintu abana bakakunanira. Ingomwa. Hari umuntu wabwirije ati icyuririra. Abandi barirana cyane umwana akakunanira ukarira kubona amafaranga ukarwara akabari ukayarirana ukavuga ati ko amafaranga yakamubwira nje David Imana izambabarira mbabarire nje se ibyo byo kuvuga ngo ngiye kwa muganga nje niba abantu bagiye kwipimisha ngo haje ngo abantu baragupima cyangwa nanjye nabone gare ngo nabo gupima umuvuduko ejo njeyo bambuza inyama Imana iri kuzima ibyo nusini bakakubuza nk'agasukari ngo ari Imana iri kuyi kandi abantu bapima hariya babona indwara nyinshi nazo ndwaye nje ntazo ndwaye hariho n'uwambwiye ati sino mvuye gusenga se ndwaye ihe ndwara wita umweka bibiri nkuramo bibiri muri gare nta ndwara ndwaye gusenga oya bagutera n'ubwoba nkareka isukari nkareka umunyu kandi Imana ari iri kubima wapi. Mama tugiye kujya mu ijambo ry'Imana ngo tubwize abantu ijambo ry'Imana nge muzi neza ko nkuru ijambo ry'Imana hano cyane cyane ko ndi kumwe na Mama Oruga umuhanuzi w'Imana Imana kugenda ikoresha mu minsi nkiyi ntago namurekwa tutavuze ijambo ry'Imana kugira ngo abantu baze kuryumva neza ariko nanone tugomba kubanza tukaganira tukamenya ukuntu ibintu bihagaze ku bantu badukurikiye mwumve we n'ibibazo niba ari rusange cyangwa se n'ibibazo ari kita rusange ku bantu mwese Mama Oru abantu benshi muri iyi minsi bari kuguhamagara ngo basengere rugusanga hari kibazo abantu benshi bahuriyeho ibibazo byateye isi rero ibibazo by'ingozo Satani ubwo buhanuzi neshi Imana yabuvuze Satani yasabye ingo nk'abantu mwe umva unushaka Satani yasabye ingo kandi Satani ajaga handi hari iki hari ibyiza n'amavuru kumva abantu bashatse wakumva hashize kabiri kumva ngo batandukanye ikintu cy'ingo amadivorce abagabo bananiye abagore babo abagore bananiye abagabo ikintu cy'ingo Satani yahagurukiye ngo muri iyi minsi umuntu ufite uruga rusengero rwose kandi wasenga rimwe asenga kabiri wasenga kabiri asenga gatatu kuko turi mu bihe bya nyuma bya bindi Pawulo yagize yavuze Mama ni karibu mu ijambo ry'Imana kusi icyo nabwira abantu mwizere mwihane nimurangeze mukurikira ijambo ry'Imana neza ko muraza gufashwa na Mama Oruga ni umuntu Imana muri iyi minsi yaduhaye cyane cyane kuri Gonareke Plus Imana yaramumpaye mu mpamo nk'akado navuga ati genda ubwize ubwoko bw'Imana muri Mama Oruga rero ntago ari wabishatse ni kado y'Imana yizaniye ihereza abantu bayo buriya weho hano nkufata nk'igikoresho cy'Imana ndi igikoresho cy'Imana igikoresho cy'Imana yavuze ati Mama Oruga ajya hariya byo kubwiriza ari abantu benshi bazabohoka ni karibu n'ijambo ry'Imana cyane rwose katwigira mu ijambo ry'Imana dusenge duhamagara Imana dutabarize Imana turi muri byabe Pawulo yavuze ngo umugore ngabagore barindwi bazateranira ku mugabo umwe kandi ibyo bintu byaragize ute byarabaye ubwo rero bisaba kugira ute gusenga cyane ubu yaravuze ngo uzi ko yasengaga rimwe asenga kangahe kabiri sinzi impamvu rino jambo ryakomeje kunzaho kadusome mu ntuza mu byahishuwe 3 umurongo wa 14 umurongo wa 14 haravuze ngo urwandiko rwandikiwe Abiredokiya haravuze ngo wandikire marayika w'itorero agira ati
uwiyita amena umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri inkomoko y'iby'Imana yaremye aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe y'uko udakonje kandi ntubire iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize nuko rero kuko urakazuyaze udakonje ntubire ngiye kukuruka kuko uvuga uti ndi umukire ndatunze kandi ndatunganiwe ntacyo nkenye utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa. Haleluya. ngo yaragize ute marayika yasuye. Haleluya. arangije avuga ngo wandikire. Haleluya. wandikire urwandiko abire Wodokiya wandikire marayika w'itorero rya Wodokiya uti uwita amena umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri inkomoko y'iby'Imana yaremye aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe. Haleluya. ngo nzi imirimo yawe. Haleluya. Imana izi imirimo yawe. nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire iyaba wari ukonje cyangwa ubizi. aya magambo uri kuyumva ngo nzi imirimo yawe ntukonje iby'Imana birimo ejo wagiye mu bapfumu ntubyizeye kuko ntukonje kandi ntubizi. ejo bivuyemo warambiwe iby'Imana bararinda ngo kuko udakonje kandi ntubizi ngo nuko rero kuko urakazuyaze udakonje ntubirengiye kukuruka. ababeshe hari abantu bategereje bazi ngo Imana yarababeshe kandi barakonje ntibabizi Imana yirute yarabarutse. Haleluya. kuko sinzi impamvu rino jambo rinje kuko iyaba udakonje iyaba ukonje cyangwa ukabira none ntabwo ubizi ntunakonje kuko urakazuyaze igiye kukuruka iby'Imana ntubirimo ubihagazemo ejo bivuyemo mbese akaguru kamwe karahana kandi karaha imbere yawe hari inzira ebyiri hari icyapa kibisonura utazi gusoma baramusomera kwa kundi uhamaga. Haleluya. twese ntabwo Imana yaduhaye umwuka umuntu akagusengera akakubwira ibizakubaho. Haleluya. ariko ibyo bizakubaho ugakomeza ukabisengera kuko muri byavuze ngo reka gutinya ibizakubaho ngo Imana izakurinda ngo n'ibyago biri mu nzira ucamo ntabwo havuze ngo umukiranutsi ntabwo azareka kugira ute kugeragezwa. Haleluya. baravuze ngo n'ibyago biri mu nzira ucamo ariko Imana izabikurindiramo bisobanura ngo haleluya nubwo uri kugeragezwa nubwo ufite amarira uyu munsi ejo indirimbo z'ishimwe zagira ute zizakugeraho. kenshi yavuze ngo ni kenshi twifuje ibyishimo ntibyemera. Haleluya. ngo tubishakira no mu mafaranga bigira ute biranga bisobanura ngo ushobora kugira amafaranga akakugerageza. Haleluya. amafaranga wayagira ariko ntigagira ute ntigaguha ubuzima. Haleluya. ariko ndagutangiriza ngaho kwa muganga habananiwe aha amafaranga yananiwe ku Mana biracagira ute biracashoboka ku Mana biracemera. Haleluya. tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo kuko agufitiye byinshi byiza mu kiganza cye kandi harimo ibyiza bigize ute gusa bigira ute binezeza umutima. bisobanura ngo uyu mugabo yabona aramukunze cyane yarageragejwe kandi ngo yari afite abana beza. David amaje kugira abana beza ariko yandirimo ngo reka gutinya ibizakubaho imuzaho ntiyabitinya yobu ku buryo umugore wagize ute yamwihakanye. abana be ngo Imana yamubwira ngo Satani nguvuye ngo mvuye kuzerera mu isi ntiyavuga ko avuye no kugira ute kuyitemberamo ngo mvuye kuzerera mu isi ngo mbese aho wabonye umugaragu wanjye Yobu uzi ko hari ikigeragezo kikubaho kubera ko Imana yakwiratanye. ariko ngo yareka kuyirata ute yareka kugubwa neza ate yareka kukubaho ute ko byose abana barabamuhaye ntiyabaye ingumba bakazana byose barabimuhaye ibyo kurya amafera yafite imitungo yose arayifite ati bimwaka ureka atakwihakana. arangira ngo ngiye mumpe mugerageze Imana irangije mu byango ndamuguhaye ngo ariko ndamuguhaye byose ngo ariko icyo nkumye niki n'ubugingo bwe. Haleluya. kubera ko Imana yagize ute yari maje kwiratira Satani kwifite umuntu muyigiro wikiranukira mu kanya ko guhumya Yobu ngo yarara ahantu ngo heza ari kuganira
n'inshuti ze ngo abantu baraza ngo kandi yobu ngo yari umuntu ukiranukira Imana ngo mbese ngo n'abana be baje mu birori ngo yobu akagenda akavuga ngo mbese ko batumiye basore n'inkumi aho ngaho ntibiyandurishije ibyo kurya by'ibwami ngo yobu akagenda akihana n'ibyaha atazi ko n'abana be bagize ute babikoze ngo yobu arangije ngo yicaye mu birori ngo arangije ngo abana be baba bari mu birori ngo noneho hasigaye ngo haza ngo umuriri ng'umutingito ngo uhita ugira ute uhita inzu bikubita byashaka ko ari na etaje kuko yobu yari umukire ngo nuko haza ngo intungangira mu byango ngo abana bawe bapfiriye hehe mu birori ngo muri aho kanya gihaguruka ngo haza indwara avuga ngo ya matungo yawe yose agize ute ngo yashize ngo arapfuye ngo haza undi ngara mu byango iwawe hagize ute harahiye ngo haza ngo baravuga ngo za myaka zaziri mu murima ngo zirahe nta kintu zigize ute zigitwitse ngo ntituzaho umurongo wagize ute ngo babagaragu bawe babara naha baba ari kwarinda barapfuye abandi ngo barigende ngo abandi baragiye yobu ibibazo bimubaho yo basigarana n'Imana yobu ukuntu yavuze ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa ngo nzasubira mu nda y'isi nambaye ubusa ngo Mana ndagushimye ko ibyo wambaye ugize ute ubyisubije ngo yobu ngo none ngo Imana ngo nubundi ngo rongera amanuka ngaravuga ngo wabonye ukuntu yobu yakomeje kunkiranukira ngo yareka kugukiranukira ute ngo kandi afite umubiri ngo nubundi azongera ngo nubundi azongera akabaho ngo noneho yobu ngo noneho ngo Imana avuga ngo ndamuguhaye ngo Imana Satani iteza yobu ibishuti umugore waramwinubaye no byashoboka ko yatangiye kumukanda akabona ikindi cyaje none ngo biza umubiri wose biragira ute biratutira inshuti ze ziraza za Elifazi ziramuseka zibuzimaza zamuhumuriza zizigenda akazakira yo umugore warangije avuga ngo yobu ashaka akajongo yafite akajongo yarakwikubishaga akishima abura igihe yari kujya yabunda ndarukuntu ndikururaga none umugore warangije avuga ngo wakwihakanye iyo Mana yawe ukipfira yobu ngo yobu ngarangije avuga ngo yango ntanze hakana Imana yanjye ngo n'inshuti zimuvaho umugore wagiye ute aragenda Haleluya ngariko yobu aradiyo sara bikiranukira abariza bavuga ngo ni ibyaha wakoze byinshi ngo ni Imana iri kuguhana uziko ari ikigeragezo kikubagaho bakavuga ngo ni Imana iri kuguhana kandi atari Imana iri kuguhana sha ari Satani wagusabye nawe ukagenda ukavuga ngo Imana irakwanga kandi itakwanga Yesu ukunda wikwigirira nabi garuka mu mwagaruka mu murongo garuka gusenga garuka mu byiringiro Yesu aragukunda none hasigaye ngarangije azabiranwa n'umwuka wera ngo umwuka wera ukazazira musanga ngo none ngo muri yobu ngo none yobu mu bice byaho bya nyuma ngo Imana iragira utengira musanga imukiza bya bibembe byose ba Elisa babatema ngo baraza bagira utengo bamusaba imbabazi ngo yobu ngo yabyabana beza kuruta bambere none yobu muri 42 ngira ngo 42 aho nga aje avuga ngo nzi yuko ushoboye byose ngo kandi nta kibasha kurogoya umugambi wawe Haleluya ngo none ibyo yobu yari afite ngo Imana yabikubyemo inshuro 7 Haleluya byose nimba amatungo 700 yakubyemo inshuro zingahe 7 nimba ari inzu 700 yazikubyemo inshuro zingahe 700 agenda azikubamo karindwi niyo mpamvu bisobanura ngo zenguruka bucece ngo abisiraye bazengurutse ku munsi wa mbere ku munsi wa kabiri ku munsi wa gatatu ku munsi wa kane ku munsi wa gatanu ku munsi wa gatandatu ku munsi wa karindwi Imana yashicubara inkike zereko zose zigira ute zirarituka bisobanura ngo umubare karindwi hari icuvuza imbere y'Imana Haleluya ongera uzenguruke ongera usenge uzenguruke karindwi wongera unyeganyeze intebe y'Imana hari igitera Imana gukora wiyihakana kora ko wageze mu bibazo wije mu baganga bagakono wije mu Haleluya ongera wizere Imana uzenguruke karindwi byose birute muri Yesu biremera kandi by'Imana biraba yizere ujye umuhanga amaso ajya arinda umutumbire ku manywa na nijoro Haleluya zane watotayagere ngo kandi ngo urupfu ngo ntirushaka ngo ujye umuhanga amaso Haleluya ujye umuhanga amaso kuko ni Imana itabura kubigenda bazakugarukira utigeze ubibasaba kuko n'abandi banze yobu baramugarukiye Haleluya na rwa rushako yobu yarabuze umugore yaramwihakanye hari ukuntu ugera mu kibazo umugore akakwihakana nukuntu wajya mu kibazo umugabo akakwihakana ariko ndagutangariza ngo hari Imana ishumbuje kandi hari Imana igize ute ishobora byose mwakire neza ijambo ry'Imana urakoze mama Orka abantu badukurikiye baryumvise neza kundusha mwabantu mwe burya umugambi w'Imana ntiwaburizwamo
rimwe na rimwe igihe tubivuga abantu ntibabyumve neza ariko umugambi w'Imana ni muremure ku muntu ni muremure ku muntu ntago abantu mushobora kubyumva neza kuko twari tuzi ko ibitugeraho byose Imana iba yabyemeye akagombye kwigira kuri Yobu ni urugero rwiza kare mama Roga yabwirije numva inkuru bagendaga bakabwira Yobu izo nkuru nazumviseho nanjye zimeze gutyo nishize mu mwanya w'icyo gihe nanjye mbona izo nkuru nanjye zagiye zinyura mu bihe nk'ibyo ndaza kubibwira mama Roga nyuma ariko nanjye izo nkuru zangezo nimuhoka igihe nzabuhoka nzaza nzivuge gusa mukore subscribe mfite igihe nzabivugira nze mbabwira ati burya cyagiye mwambonaga byaga bimeze gutya mwabonaga nkazana abakozi b'Imana byaga bimeze gutya Mama tugeze muri kakanya keza ko gufata nimero ya kumuntu wifuza gusengana nawe ni kare wayitubwira ukanadusoza n'isengesho Mana data njya gusenga reka nsenge ndayitanga nyuma nta kibazo Mana data wa twese ushoboye byose urera kandi urakiranuka uri Imana yacu bwite uri Imana itabara ititabaje amahanga uri data wa twese ntabwo uri data wacu kuko abantu bagira ba se wabo bakabihakana uri Imana idatira kositimu igiye gutabara uri Imana idatira intebe uri Imana ahubwo uri Imana itanga amen uri Uwiteka Imana witwa ndiho kandi uzahoraho nanjye ndavuze ngo nzi ko ushoboye byose sengeye itangazamakuru abafite amarira abafite intimba abafite inzara n'inyota yo kukubona bakubone abakunyotewe ubiyereke turaje Yesu twitabye ijwi ryawe turaje ngo tubere urumuri kuko uru rugamba turwana mu isi rurakomeye tugufite ntitwifuza undi murengezi ndasenze nsoza mvuga ngo uri Uwiteka Imana kandi nzi ko ukoze byose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen tuhe na nimero yakwa umuntu wifuza gusengana nawe azakubone nimero yanjye ni 078 08 95 019 078 08 murakoze cyane hari igihe wayitanze bavuga ngo ntabwo yuzuye neza ni 078 08 96 019 shalom ndabakunda amen